Atanzara umukinnyi wa Hilal waryamye hasi, reka turebe Atiso arawushyira hehe, aramutelefona neza cyane inzira mugozi, arayifunga kabang, abona abarayo mu ruhande rw'iburyo. Nababonye barayobeza ni mucyane nta kibazo cyana kabisa Murera cyana twagiye nta kibazo cyana rwose biremewe. Banza wumva amashyi turacana, banza wumva bareyo, tega amatwi umva ijwi ngo bumve icyarimwe, umva ikipe abanyarwanda bahaye ibyiringiro n'umutima wabo wose, umva tega amatwi reyo sikiliza bahita Murera ikipe y'abanyarwanda isaro ry'Inyanza, umva uburyo bafana, uburyo batinginga, umva ukuntu bagenda, tega amatwi bayita Murera ikipe y'abanyarwanda iri ku mutima ubururu n'umweru, sikiliza Murera, umva reyo, olala reyo, umva bareyo, umva sasi icyarimwe, umva fata, umva reyo, bamwita Maestro Atiso Kojo, umusore uteye ubwoba cyane mu mucanira itoroshi, tuzunguze duserebura ubushobozi bwe cyane. itoroshi ya telefone yawe zunguza cyane, abwira na mugenzi wawe cyane, stade yose ndayishaka yaka, ndayishaka yose icanye, ndayishaka yose uko yakabaye muserebura Atiso Kojo. Very nice, ndababona mwatangiye gucana, mubwirane mucane muzunguze, tugomba guserebura. Uyu ni umunsi ikipe y'abanyarwanda itagomba gutaha, uyu ni umunsi wo guserebura ubuhanga n'ubuhangange bwa Rayon Sport. Twishimira Atiso Kojo, reba ukuntu akunda ikipe, reba ukuntu akunda radiyo yabo radiyo Rwanda, reba bare ukuntu bareponda neza, bareyobeza, muzunguze noneho, muzunguze tubanze dutange show. Thank you so much. Murora kimwe ekipe ari Hilal ubusa kabisa. Antonio Kojo myaka 27, uyu musore utari muremure cyane mu gihagarara, ariko akaba ari muremure mu mutwe no mu bikorwa, 173 avuko bita Attack Pame, aho n'ahandi ni hariya mu gihugu cya Togo, umwe mu basore b'abahanga cyane kabisa. Aya akaba ari uhagurukije rero imbaga y'abareyo, akaba yaravuye muri ekipe yitwa Damisa FC yihariye mu gihugu cya Benin. Akaba rero ari uko bimeze, muranabyibuka neza cyane tubabwira statistique ko ari wabaye uwatsinze ibitego byinshi muri Damisa no muri shampiyona Benin cyane. Atiso Kosivi, uyu munyatogo umusore mwiza, ibitego maze kugira 4, umusore mwiza cyane kugira 4. ubona yuko na kare twari tumaze kwivuga ko yari yasabye umupira, n'ubundi abwira mugenzi we Jigwi bamubwira ati jya ugarura inyuma ya penalty. Umusore navuga ko uzi guhagarara, umusore ugira sens de but, umusore ukunda boxe cyane, niho yoperatingira. Kuruariye rero bakaba bayikoresha gake cyane mu gusatira, uruhande bakoresha cyane n'urwa L3 rukaba rwo basohora imipira, hanyuma we iyo ufashe areba ukuntu awikoraho vuba akawugarura hagati, hanyuma bo hagati bakawohereza ku ruhande kwa kuri Croix iriho L3 ndetse n'akabangu bazamutse, niho rero bongeye kubakira igitego, hanyuma abaro barayigarura muri penalty iri kuva kuri ruhande rwa L3, hanyuma barekaraga imbere zamu. Icyakoze rero no guserebeka
ari muri petit surface cyangwa se muri aka gapeti kare gatoya garidatera kagiye kudegaja barayitega gatuza hanyuma baro yari isa n'iri hejuru gatoya abaye nkunyerera yinjira hanyuma arangije ahita abikora neza cyane ahita asunikira baro mu izamu abatsinze igitego cya mbere cya Rayon Sport. Hilal yarakaye cyane barafite umusore wari wababaye n'uwo abaganga baracyamuvura. Igitego cyagiyemo hari umukinnyi wa Hilal uryamye hasi. Nabonye Gibuka sagiye kurekera amavuga ati nyamara bamaze kugiterekamo abakinnyi buzura ku musifuzi Sayum umunyazanzibar baramubwira batura twibye batubundi iyo byagenze gutya uhagarika umukino ukabanza ukareba icyo umukinnyi yabaye ariko umusifuzi arababwira ati mumveho barisamukira barereka turebe iminota 21 barazamuka mera neza ariko sinabikubwiye se ko Rayon Sport ikeneye abakinnyi batatu urabibuka techniquement en fait Chopla weraje tubona taye nziza defenseur ngo wari ukenewe ngo ukinisha imoso ngo usa nk'uhengamiye n'iki ibintu nk'ibyo ariko Chopla techniquement ntabwo ari mwiza pe. Rayon Sport ikeneye center back umunamba 6 n'umwataka ibyo nzayibabwira no yatwara seka benshi bavuga bati rutayizamu Rayon Sport Kameni iyi match yatubeshye vraiment cyane. Birasaba Rayon Sport gusubira ku isoko. Rayon Sport irasabwa imyanya byibura 3 5 6 9 nubwo muri gutsinda kabiri Akbar kahaza Akbar ajya kabiri 6 bagura umwiza umurusha hahagarare hanyuma bagura umusenta back ugomba gukinana n'umwe mu beza bafite kuri ubu wenda bavuga Charles rugerageza hanyuma bagare na rutahizamu nimero 9 typique mwiza rwose. Nubwo ikipe yanyiri gutsinda bareyo iryoshye ikoze match 5 zikurikiranya Sofa itsinze iyi ngiza bare 5 zo muri Sekafa kongera ya Jamus ya Gor Mahia yo kuri Leon Days abazibaye 5 zikurikiranya mutsinda ushobora kumva ari byiza ariko akazi ko muri Confederation karakomeye kurusha ushaka kumva ari byiza ariko match yo kuri 30 Super Coupe na APR ntago byoroshye ushaka kumva ari byiza ariko gusunika championa yose match 34 ntibiba byoroshye. Ibyo rero bisaba kugera effective nini bikanasaba qualité yisumbuye ko yo mufite ariyo mpamvu iyo myanya 3 iri clé n'umu défenseur central umumediateur numero 6 na numero 9 rutayizamu muri abakene akaba ariko ngoko byifashe. Hari ingingo abareyo bose kabisa bavuga bati ariko ko bonyabona bashimira abakinnyi uyu munsi nabasaba gushimira abantu babiri urutora man of the match umukinnyi w'umukino namugira nde ako baba batatu. Uwa mbere namugira Muderi Akbar niwe wagize match nziza kurusha abandi ariko n'uwatsinze abareyo bajya muhemba ubwo nati Sokojo namuhemba ariko abareyo na coach wabo ari ingingo nawe bamukandira akanyenyera bafite nimero ye muri diaspora nawe mumuhe rwose tactically kuko izi kipe neza cyane. Hari igihe nigize kuvuga remplacement zo kuri Kurari urabyibuka arazikora nyine. Hari ingingo buriya reka nkubwira umuntu wese ukiri muto ukiri muri no myaka 30 n'ingaye 40 kimwe mu bintu abafite gikomeye ubwonko bwe babwihuta cyane mu gutekereza. Buriya nubona ziriya kipe zikomeye zigira abatoza bakuze zigira abatoza bato bungirije bafasha gutekereza. Umuntu mukuru aba ari mukuru bro. Umuntu uri mu myaka 60 70 aba ari mukuru umushyiramo abantu bamufasha akazi nibyo twabwiraga umuke Muderi wagize match impeccable. Muderi ni kotaniro yarwanye abareyo mushake nimero ya Muderi mu mushimire ukaburangiye umukino ukaburangiye igitego kimwe cya Rayon Sport ku busa bw'ikipe ya Hilal yitwa Atiso Kosivi Antonio akaba ariwe wafashije ikipe ya Rayon Sport kwegukana kabisa uyu mukino n'aya manota. Atiso atitiza atuma abareba bishima no kuri Stade Amahoro. Rayon Sport kimwe ikatisha itike ya kimwe cya kabiri muri iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup. Ambiance mu rwego rwo hejuru ibyishimo ndengakamere imisemburo kabisa y'ibyishimo ivubuka mu barayo nguko rero uko bigenze nguko